nitwa Madiva nyine. Witwa Madiva? Amazina yawe witwa Madiva? Yego. Madiva yaba ari wowe wateguye Diva Award? Naye ndi muri bamwe mu bateguye Diva Award. Yego, mu bari team nkuru ya Diva Award. Ndashaka uri mu bayiteguye cyangwa muri Diva Award watwibwira nyine twibwire mu buryo burambuye. Urakoze. Sorry and impamvu byabigenze gutyo nuko warumamagaye ndi mu bintu byisha ko ndabirangije. Niyo nari sebo ariko nta kibazo. So Diva Award nyine ni igikorwa kigamije guteza imbere abanyarwanda ibikorwa byabo muri fashion, muri beauty no muri industry entertainment. Yego. Kikaba cyaratangiye nyine dutegura award tuziha abantu bo muri beauty ariko kuri no show twashyizemo fashion na industry ya entertainment. Niba tari banga mwatubwira ibice mwahembye cyangwa ibice mwahaye mu ibyiciro muri kategori mwahaye awards? Ni kategori 3, ni beauty, fashion na entertainment. Beauty, fashion and entertainment, okay. Yego, noneho tujya dufatamo nyine buri kategori tujya dufatamo nyine ama categories. Noneho agize nyine zo kategori. Yego. Hano ahangaha tugiye kuganira rero cyangwa tugiye ni byiza ku appreciating ibyo abantu bakora, mugatanga awards cyangwa mukabashimira. So agashimwe mu Kinyarwanda se mugatanga awards mu byiciro bitandukanye. Ibi byiciro nibyo tugiye kugarukaho. Iyo mutanze izi awards, first of all, izi awards mutanga muhereza abantu bari muri ibi byiciro bitandukanye. Yego. Izi awards zinsobanurira mu magambo, zimbwire ni awards zimeze ziti? Ko dufano kuvuga ngo award urabizi ni 7, sibyo? Kandi buriya mu buryo cyangwa bumwe bundi no kwenda bamwe ako bumwe icyo nabonye cyo nuko nabonye batangiye kubisobanukirwa. Ubundi mbere byari bivuga umuntu wamuhaga award agahagarara akavuga ati ndashaka kumena amafaranga bikakurenga. Ako batangiye kubisobanukirwa ko habaye campaign yo gusobanurira bamwe na bamwe, tubasobanurira award icyo ari cyo, umumaro wacyo, ndetse bibeza no kuba byiza bibabyarira umusaruro. Gute rero? Ubundi award muri make ni igikorwa, ni ishimwe ry'ibikorwa warakoze. Muri make impamvu umuntu atangiye award akayitangira muri rusange mu imbere y'abantu no kugira ngo abo bantu babone ko nyine uri nashyikirwa kurusha abandi, cyangwa se ibikorwa byawe byabaye nashyikirwa kurusha abandi. Donc igihe biba byabaye nashyikirwa kurusha abandi rero nicyo gihe rero abantu barabigana ari benshi. Icyo gihe noneho ukabona inyungu. Then ikindi abandi bantu bashobora kuba batazi ku bijyanye na award, burya award ni 7 nziza cyane cyane nk'iyo ugiye mu bindi bihugu bitari nk'igihugu cyawe, iba ari se dushobora gukoresha ikakubyarira umusaruro cyane cyane rwose ku rwego ruri hejuru. Ngira ngo ugeze ugiye mu bindi bihugu barakubaza ukora iki. Iyo bakubaje ukora iki bisaba kujya kubereka ibyo ukora detail n'ibyo nawe byerekana babyemera. Ako ifite award ukavuga ati ngiye nkora iki ndetse nagiherewe na award, icyo gihe nta nutera comment nta no kubaza ibintu byinshi. So ngira ngo nyine niwo mumaro wa award ahanini no kuba ibasha kugutambutsa utakagombye gutambuka cyangwa gutambuka bikugoye, ndetse no kuba ibikorwa byawe nawe ubwawe wicara ukumva ko uri proud yabyo, ndetse n'abantu bakamenya ko nawe uhanganye nawe cyangwa se nawe utera comment ku bintu byawe. Okay, so mwatanze nuko byagenze. Ntago turi bujye kuza ndakubaza ku bintu, ndakubaza mu byiciro, ndajya mu myidagaduro. Urukumva muri beauty ntabwo nsinze abantu bari barimo gumaraza kutubwira bagiye begukana izo awards. Niba ntacyo bitwaye uke mu byiciro utubwira bagiye bazegukana, noneho dukomerezo kuko ndaza kubaza mu bibazo biki. Nta kibazo. Muri beauty abayegukanye mu misatsi yegukanye n'uwitwa Lando de Baba, mu nzara yegukanwa n'uwitwa Kigali Top Nails, muri makeup yegukanwa n'uwitwa Divine, muri salon yegukanwa n'uwitwa Alcobra Dubai, muri brand yegukanwa n'uwitwa Noza Hamajest, ira brand Hamajest kuro ibintu bya Noza bya beauty. Muri tatuage yegukanwa n'uwitwa Tamani Tattoo, muri dirasi Queen of Beauty yegukanwa n'uwitwa Ange B, anegukana miliyoni 6, azahembwa miliyoni 6 mu mwaka washize byagenze kuri Shadebu. Noneho Queen Popularity yegukanwa n'uwitwa Nadia Mutesi wigeze kujya muri Miss, nawe yegukanwa miliyoni 3. Uko byagenze ubushize ko nizo kategori duhembamo amafaranga zonyine uko ari 2. Ni karizo mwahisemo guhembamo amafaranga rero?
yenda ndaza kubigusubiza reka ndangize category. Yego. Muri spa hekanwa nitwa Pure Beauty Spa. So ngira ngo nizo, ngira ngo impamvu muri zira Queen of Beauty tuhemba amafaranga zo ni ukuvuga ko zoze ni brand, ari brand dufite yitwa Diva House Beauty icuruza ibintu bya online, icuruza ibintu bya beauty nyine by'amavuta n'ibintu byerekana na beauty na fashion online, niyo ihemba Queen of Beauty bagakorana akajya yamamariza. So ntabwo ari twebwe tumuha amafaranga ahubwo tumuhuza niyo brand aho cyane ko tunifuza ko n'abantu batwara award bose twifuza kuzabashakira ama brand azaza akorana nabo mu gihe akajya bahemba. Ariko izo categories zo twashe tubasha kubona brand zabyo. Queen of Beauty ahembwa nitwa Diva House Beauty, noneho Queen Popularity agahembwa nitwa City Delivery nga service, ni brand nshyashya yaje hano mu mujyi wa Kigali delivery nga service. Queen Popularity itato ni ibiki? Queen Popularity ni umuntu waragize voting nyinshi cyane ndetse yarapostinzwe cyane aba ari popular nyine. Uyu wakora iki? Uwo nguwo nyine nawe ni umuntu no kuvuga ngo ni muri beauty aho ndimo ndakubwira. Muri beauty dufitemo category yo twita Queen of Beauty. Queen of Beauty ni nkaho twabyita umukiriya mwiza w'umwaka muri make. Okay, reka dukomeze. Ariko kuri service z'ubwiza. Rero abo ngabo nabo bafite category yabo, dutoranya abakiriya batanu babashe kwita kuri service z'ubwiza kandi banagaragara kuri platform zabo ko bakoresheje izo service z'ubwiza kandi banasa neza pe, basa nk'ubwo bwiza. Noneho tukabashyira muri izo category. Ubaye uwa mbere niwe duha Queen of Beauty agakorana n'iyo brand, ubaye wa kabiri akufata ku Popularity agakorana n'iyo brand. Dutoramo abantu babiri mu bakobwa batanu kugira ngo badufashe kugira ngo dukomeze duteza imbere ubwiza. Urumva ko akomeza ko posting ibyo bintu by'ubwiza n'iki niko bikomeza kugenda bifata indi ntera. Twakomeje abandi ni muri fashion model. Mu model yatwawe n'umusore witwa nimbari Fideli ya. Noneho muri house fashion atwarwa n'uwitwa Tanga Designer. Noneho muri designer atangwa n'uwitwa Bantari ni wayitwaye muri fashion designer. So noneho muri entertainment umuhanzi w'umwaka yatwawe na Kade. Ugize ngo iki? Noneho iyo umwaka nyine award muri entertainment ni wongeza Kade Kevin Kade ni watwaye iyo umwaka. Yego. Mu bakobwa itwarwa na Rine Sano. Muri collabo y'umwaka itwarwa n'indirimbo yitwa Sikosa. Muri album itwarwa na California Generation ya Bruce Melody. Tradition itwarwa na Luti Joel. Upcoming new artist itwarwa na Dizdora. Video y'umwaka itwarwa na Deben True Love. Mu video director umwaka itwarwa na God. Umu DJ y'umwaka itwarwa na DJ Lampa. Female DJ itwarwa na DJ Flix. Unknown caller. Producer umwaka itwarwa na Noza na Element. Muri gospel itwarwa na Vestina na Dorcas. Hip hop itwarwa na Bulldog. Songa y'umwaka itwarwa na Run Up Boni Tsunami. Host of the day itwarwa na Noza na Semuhungu Eric. R&B pop itwarwa na Kivumbi. Performance y'umwaka itwarwa na Kevin Kade. Noneho ari gikomeye cyane twatanze kitwa Achievement Award. Bwo n'umuhanzi barafasha abandi bahanzi kwiteza imbere no kugera kure, akaba ari nawo umuntu twavuga ko aba yakoze ibikorwa bidasanzwe mu bijyanye na muzika. Nicyo gikombe kiba gikomeye dutanga muri Diva Award. Twagihaye umuhanzi witwa The Ben kuko ari wafashije abahanzi bagiye batandukanye mu guteza imbere umuziki nyarwanda no kubateza imbere, ngira ngo akiza mu Rwanda yateje imbere abahanzi benshi cyane, kuba amakorabo n'ibindi byinshi bitandukanye. Ubwo nicyo twatanze tugira The Ben Achievement Award. Ya ndibaza ni ibyo ngibyo. Ku mu modo umwaka nibashye yatwawe ni witwa Davis ya. Ni ibyo ngibyo ndibaza nabenda. Hanyuma naho birangiriye se muri filime ze? Muri mo? Nago filime nago tubikora. Nago mubikora. Ahubwo nuko bitabira abo muri filime ariko nago tubikora. Ahangaha rero tugiye kubaza mwashingiye ku Kade yabaye umuhanzi w'umwaka, birantangaje. Ntabwo bitangaje, reka mbigusobanurire mabe badatangaje. Twebwe award yacu ni wicara ukasesengura ukajya kubireba neza.
twagiye dutanga award ku bantu bafite ibikorwa bakoze. Award muri make kugira ngo usobanure kugira ngo wumve award burya iyo ushatse gutanga award ugendeye mu kuri ikintu ugenderaho. Ugendera kuba umuntu uri buze guha award ese niki yakoze muri uwo mwaka abandi batakoze. Festival nicyo banza guheraho sibyo? Utitaye ku bakuru cyangwa ku banini worebera mu bahanzi muri rusange cyangwa se muri iyo industry muri rusange kare kuvuga ati se uyu muntu ikintu kidasanzwe yabarakoze gitandukanye n'icy'abandi ni iki. Icyo ni icyambere. Ikindi cya kabiri ukareba ese ibikorwa byiwe bihagaze gute mu bantu muri rusange. Icya gatatu ukareba ese imbaraga yashyizemo ni izihe zingana gute ku buryo ese imbaraga zibarasinze n'iz'abandi bimeze biti. Ibyo ni ibintu bitatu tuba ugomba kugendera ubundi utagendeye kuri bya bya voting cyangwa ugendera ku marangamutima n'iki. Ibyo bintu bitatu ubundi ugiye gutanga award wagomeje kubigenderaho. Nka Kevin Kade yenda reka mvuge nko Kevin Kade mvuge yenda no kuri DJ Lampa kuri umuntu watwaye award y'umwaka yenda bareka mari mbanze nibandaho. Nka Kevin Kade yakoze indirimbo sibyo, indirimbo yagiye akora z'amakorabo zagiye zihitinga Kevin Kade yarazirimo. Icyo ni icyambere sibyo? Ikindi cya kabiri Kevin Kade iriya ndirimbo yiwe Sikosa yarahitinze abashe gufata imbaraga ziwe arazihuza abanzi bakomeye arabahuza barakorana ndetse aza no kubasha kwitabira n'izindi korabo zitandukanye nabo bamutumiyemo. Ikindi Kevin Kade urebye mu ndirimbo yabashe gukora ziwe afite indirimbo dutangira umwaka ari indirimbo yakoze ngira ngo yarahitinze iyo ndirimbo akora n'amakorabo akora n'indi ndirimbo. Ikindi ari ibitaramo yitabiriye byagiye bikomeye navuga ko bitari igitaramo yitabiriye muri Arena, hari ibyo yitabiriye muri Uganda na biriya byo muri Amerika. Kandi ikindi Kevin Kade ni umuhanzi uningira ngo uno mwaka nibwo yari kizamuka mu mitwe y'abanyarwanda cyane. Urumva yarakiza umwaka washize nabwo yari umuhanzi munini cyane ahita azamuka atakoresha imbaraga zikomeye cyane ahita akoramo n'ibyo bikorwa kandi bibasha kugera kure. Kongera ngo muri uno mwaka nago habonetsemo indirimbo nyinshi z'abanzi ku giti cyabo hagiye habonekamo amakorabo menshi. Abanzi ku giti cyabo benshi nago bakoze indirimbo gutora muri izi award gutora zanyu batora bate abantu batora bate abantu batora bate gutora muri award zacu byari bifite voting byari bifite amanunza byari bifite pourcentage za 50% kuba kwegukana award. So rero abagiye barusha abandi amajwi ugasanga bubahirijwe n'ibintu twashyizeho ko twashyizeho ibintu tugomba kugenderaho niho rero abatoraga hakurizwa gutora batoraga bate. Baturaga kuri online nyine hari uburyo bakoreshaga akanyenyeri cyangwa bakagiye kuri website bagakandaho bagatora bakishyura. Cyari igiceri cy'ijana gutora ijwi rimwe. Ijwi rimwe cyari igiceri cy'ijana. Abantu bo muri media ntabwo bitabiriye mu voting rwose pe nta voting za muri media zari zirimo. Zari nke cyane kabisa rwose pe. Okay. So nawe kurikiranye ibintu ntabwo byari bimeze nabi pe. Byari bimeze neza nk'urugenda naguciye mu ijambo nk'urugendo uratwaye umuhanzi w'umwaka unako DJ w'umwaka nk'ura mugabo DJ Lampa yakoze ibi nkakara akantu ka atmosphere urabona kamaze gufata ahantu hose muri wese bavuga ati ndajya muri atmosphere. Ni idea we yazanye nk'umu DJ waje uruma nk'uwo utamuhaye nka award ntaho rwose wakoze amakosa. Kandi umuntu wazanye igikorwa kazana agakoryo kiwe kakaza kagakora ndetse kakabasha gutuma n'abanyarwanda kabisha kandi batuma turakora abandi kugira ngo duteze imbere umuziki nyarwanda. Urumva rero niyo mpamvu tugendera ku bintu nyine utuntu wega aba DJ ni benshi abahanzi ni benshi ese niki kintu nyine ukoze kita cya approach kituma nyine abantu ni idea nziza kandi mubikora neza I do appreciate jewe kuba mukora ibintu nk'ibi ngibi ntabwo ni byiza vraiment ndabishima. Ikibazo rero cyanyuma nshaka kukubaza abantu ibintu ni ibintu byiza yari ko appreciatinga ndashima kabisa gukora ibintu nk'ibi ngibi. Courage ni byiza gutekereza ku bantu mu byiciro bitandukanye mukabaha agashimwe cyangwa mukabereka ko ibikorwa bakora mu birekonesa cyangwa abantu babirekonesa ni byiza. Mujye mushyiramo n'abandi bantu ubushize nge mwashatse kunshyiramo ndabahakanira babwiye ko bidashoboka. Ntabwo twagushyize muri abeshyi twagushyize muri iyo kategori ni mwebwe ni bande ni mwigeze kujya ntabwo ari twebwe uratwibeshye twebwe ntabwo twebwe ibintu byacu ntabwo bijyamo abantu baba content creator n'iki usenda umwaka utaha dushaka kuzabashyiramo turabiteganya ariko ntabwo ibi bintu byanyu rero mutegura nabyo ni nka forode ni bande mubitegura muri bangahe? Ni forode ndavuga mubitegura muri bangahe ko mubitegura muri benshi ko mumvanga
iyi ni Diva Award chef, itegurwa nanjye n'abandi timu tuba twashatse, nta wundi muntu uyikoze imyaka ingahe? Diva Award tuyikoze imyaka 3. Ubwo rero abo bandi baguteguye bakugushyiramo ntago ari twebwe pe. Imyaka 3. Yego. Nimwe mwahaye ntuze ejo bundi miliyoni 6 Shadibu. Shadibu iriya Shadibu yayikiri muri beauty, nta yindi category twateguraga si bya beauty gusa. Urumva se kuza muri beauty kandi utayikora? Reka tugaruke muri ntuza, ntakora beauty zora ntayikora. Hari beauty retse ibigambo irenze ibigambo ngira no gushimisha abanyarwanda bagashimika bagaseka. Hari irenze. Reka tugaruke ngiye kubazo nshaka kwibariza. Ngiye wenda nko ku muhanzi w'umwaka urukumva Kevin Kadende buze gushyiraho comment yarakoze nubwo abyinya akicara hasi. Warakoze. Sibyo? Ariko si urabisobanuye birambuye. Kumva so ibi ngibi ni igikorwa kizakigaruka ni ingaruka mwaka. Yego, buri mwaka kizakiba rwose. None umwaka utaha tuzatanya kubitegura kare kugira ngo tubitegure neza. So mu ba DJ b'abakobwa muritegereza mu umuntu ugomba guhabwa award ari DJ Felix, mwagendeye kuki? Urakoze cyane. Impamvu twatanze award tugendeye kuri twahaye award DJ Felix, mu by'ukuri abantu bose bari muri award bari muri la category y'aba DJ. Wari gutwara award nta numwe twari gutera comment pe mu by'ukuri, kuko bose barakoze aba DJ barimo. Impamvu DJ Felix ariwe batwaye award, Felix yabihaye umwanya. Twebwe ntago twafata igikorwa cyacu ngo tujye kugihereza umuntu uri dutagishaka ubona utanagifitiye umwanya, ko natwe ni ibintu twemvise amafaranga, ni ibintu byo guteza imbere abahanzi na industry. So rero iyo guteza imbere industry ntago uvuga ngo nagufata umuntu, ngufata umuntu wese ubishaka. Felix n'abandi bagenzi wenda bari muri category barapostinze. Felix yarapostinze bihagije, twarabitangaje tutangaza ibintu tuzagendera ko tuzagendera mu bijyanye no bwitabire, ndetse tukagendera mu bijyanye na voting, ndetse tukanagendera no bijyanye n'ibikorwa by'umuntu. Felix yagiye akora mu bitaramo bitandukanye, arebiriya debena aho yagiye bakorana n'ibindi bigiye bitandukanye n'andi yose yagiye akora. Icyo cyemeza ko ari umu DJ kandi wabashe kugira ibikorwa agenda akora hirya no hino muri uno mwaka. Ikindi mu bijyanye na voting yarazitabiriye, niyo watsinze, niyo waje imbere afite voting nyinshi. Ikindi Felix yarapostinze bihagije pe, yarapostinze bihagije ko twamuhaga post yarapostingaga. So bivuze ngo rero niyo mpamvu twamuhaye, urumva yaje muri voting aza ari uwa mbere, yarapostinze afite n'ibikorwa byiwe. Abandi rero mu gihe bo batari ready yo kuba bari kuhangana ugasanga baze gupostinga maze kugira gute, ntago uzafata umuntu ngo nuko ngo nanga afite ibikorwa ngo uze ngumuhereza award mu gihe aza kwitabira icyo kintu, kandi icyo kintu natwe turi kugira ngo giteze imbere umuntu ari we wese. Kandi dufite tugira twabitangaje. Niyo mpamvu rero award yacu tuyi umuntu nawe uyikeneye. Uretse gato ndumiwe pe, urantangaje. Uravuze ngo umuntu utarabyitabiriye niyo yaba yarakoze ibikorwa bidashikirwa uwo nguwo mwajugunye iruhande. None se reka nkubaze, uretse gato ni ukuvuga ngo niba mwararebaga ibikorwa ntashyikirwa cyangwa ibikorwa byahize ibindi, turi kumwe? Ibyo bihurira hehe n'umuntu wa promotinze ibikorwa byo kuba postinga no kwamamaza ibikorwa murimo? Mwateguye ibikorwa mutabasha kwamamaza ku buryo mwumva ko abazabyitabira nabo mugiye kwa wadere bagaba kubibamamariza? Godfather, irushanwa ryose rigira amategeko n'amabwiriza rigenga, turabyemeranywa neza. Ayo mategeko n'amabwiriza agenga abagomba gukurikizwa. Mu gihe utayakurikije arayishemo ashobora kubura amahirwe kuko atamamaje muri amabwiriza mwashizemo ariko kuba atamamaje mentioning ikintu kimwe, ahubwo kuko atagize ibyo yubahiriza bimwe mu byo twavuze birimo kwamamaza. Ngo situgenda nago kwamamaza, nago kwamamaza, nago tuvuga twa twamamaza kwa wadi yacu twarayamamare, sibyo? Nago ngo bayamamaza. Gupostinga no kwamamaza ni ibintu bitandukanye. Gupostinga ni mubona gusabye ngo postinga no kwerekana, guha agaciro cyangwa kwerekana ko icyo kintu ukizi cyangwa se weme ko abantu bose twayinominatinze. Nubwo bamwe bagenda hari abamwe bavuze ngo haraba batari umuntu wese twafashe nimero ziwe turamuhamagara turanabimumenyesha, utatwitabye twaramaye kuri WhatsApp kandi barabibonye, sibyo? Icyo ni icyambere. So ikindi cya kabiri rero, nimba tuvuze ati turapostinga, tuvuze ati tuyagendera ku bintu bitatu. Ibyo bitatu ntubyubahiriza akagira ibyo tubahirizamo, sibyo? Ntago rero twagusabye kutwamamariza ko n'uwa postinze rimwe twamuhaye award, sibyo? Ariko gupostinga niba bifite amanota 10 undi akaza akabikora ya manota 10 akayakurusha, no si irushanwa nyine. Okay, reka dukomeze rero. Muri abo bahanzi wambwiye bitabiye ibi bikorwa?
kuza kubikora ibyo ngibyo twashyizeho cyakuza kwa oya award igihe finale. cy'igikorwa nyamukuru, igihe cya event baraje abahanzi. Abenshi baraje, abataraje bagiye baduha ama excuse bakatubwira yenda afite akazi, yenda hari Urugero ikibazo nk'abari afite. barimo babaye nominated bataje ni bande? Abataje urumva hari ahantu twakoreye award rero igihe amasaha yarageze aruzura, none abasitari baje nyuma yaho baza mu masaha 5 bakererewe, baraje basanga amatebo yafashwe yose, nyine hari hamaze kuzura amatebo, amyanya twateguye yose yamaze kuzura. Benshi rero basigara inyuma, abandi bagenda bose, sinamentioninga amazina yabo hano ariko ndabazi bagombaga kuza barimo bafashe n'ama reservation ariko baratinda birangira protocol. Nsubije ikibazo cyanjye, nari mbajije ababaye nomine ndetse babashije no kubona n'ibihembo byabo ariko batahageze batitabiriye. Ababaye nomine hari Bulldog yatwiyesijeho, hari The Ben nawe yabasha kutwiyesizaho impamvu